bose basezeranye uburyo tugiye kwemeza nk'itorero hanyuma bize kurabishyiwe mu nyandiko za federasiyo ya diyoseze ndetse no mu nyandiko za federasiyo y'igihugu y'ubujyanye na perezida kandi iyo raporo irabitanzwe hose hashoboka bazanandikwe kuri federasiyo ku rwego rw'isi imyaka igenwe imaze kugera. Abaperezida b'amatorero abaperezida b'amatorero mwese aho muri muhaguruke amatorero yacu anyuranye iteka rishinga itorero ry'abana b'abaririmbyi muri Kamuresi. Yewe Patricia Shumbusho umoniye wa diyoseze wa Kamuresi mu izina ryanjye bwite irya kiliziya y'intumwa no mu izina rya federasiyo nasiyonale mpagarariye mu rwego rwa visi perezida wayo imbere ya perezida ku rwego rw'igihugu intumwa za kiliziya n'ikoraniro ry'imbaga y'Imana nshinze kandi ntangaje ku mugaragaro ko abana b'abaririmbyi ba paruwasi Rukoma diyoseze Kibungo uko ari 68 bakoze amasezerano none ku wa 16 kwa gatandatu 2024 bagize kuva none itorero mu matorero yemewe mu rugaga rw'abana b'abaririmbyi muri Kamuresi mu ngaga zayo zose nk'uko amategeko y'umuryango mu Rwanda no ku isi abigena. Murakoze. abayobozi banyu uko mukurikirana mugire gahunda ntabwo bazakorera uko mukurikirana mu myaka nyakubahwa padiri mukuru w'iyi paruwasi Rukoma, nyakubahwa padiri umoniye w'iyi paruwasi Rukoma muri Kamuresi, banyakubahwa saseredoti bawumoniye muri Kamuresi baremeye muri kutukuka, nyakubahwa perezida wa muri Kamuresi mu Rwanda, nyakubahwa perezida wa muri Kamuresi muri diyosezi yacu, banyakubahwa abadelegate b'amatorero yose muri diyosezi yacu n'andi matorero abakristo bavandimwe. Ku mugaragaro ububasha mpawe na kiliziya n'umuryango nkaba visi perezida w'umuryango mu Rwanda nawumoniye muri diyosezi ntangaje kandi nemeje iyi komite y'abana b'abaririmbyi barangajwe imbere n'uwitwa directeur ntabwo aba ari perezida, ubwo na directrice we umwongereza kugera uko amategeko abigena bazamura ikiganza
bibe ikimenyetso cy'uko tubemeje kandi guhera nonaha barahagaze imbere y'abagenzi babo. Baada ya kuamiza komite ya diocese na diocese diocese guhera none twemerewe kuza gusura itorero mukaritoza mukamenya ubuzima bwabo kandi guhera nonaha aba bayobozi bemerewe kwitabira inama za federasiyo ya diocese ndetse n'inama ya federasiyo y'igihugu aho zizabera hose kandi basabwe kujya batanga umusanzu mu rwego rwa diocese no mu rwego rw'igihugu gutanga rero mu mwaka w'ibihumbi 10 kuko buri matorero yose agera. Hanyuma